ngize igitekerezo cyo guhamagara babatipe bajya yamabandi yanjye ajya ashimutira abantu akiba akanzanira utuntu twinjiza amafaranga. Ubu ngubu uwareba akanimero muri fone yanjye nahita mbahamagara ubwo byahita bijya ku murongo. Alo. Umeze ute se? Sawa. Nese ubu ngubu wabona ukuntu wahura na wa munuze wawe na ya nshuti yawe? Ubu ngubu turi no kumwe. Muri kumwe? Ese yavugiramo mwumva ijwi rye sha wenda ko hari igihe uri kumbeshya ko amanyanga yawe maze kuyahaha? Ntabwo ari kukubeshya. Mubwira avugiremo nyine. Mubwira avugiremo. Bose. Ugiye kuduha akazi se? Akazi kari fresh sha. Karimo ukuntu? Karimo ubuceri. Urumva ko ubwo turi kumwe rero? Nabyumvisha. Ubu rero naribi ubu ndaje tubinoze, ndaje mbabwira akazi ukuntu kagenda. Sawa. Ako sera ko n'ubundi ngize ikindi gitekerezo, wazashaka ukuntu uzana umusheri wanjye ubundi nkamuzana ku mazi akabanza akumva ukuntu isi iryoha. Nubwo nyine usanga umusheri wawe iwabo bagize bakennye cyane, ariko naribi nyine ni ukubanza ukamusohokana ukamujyana ku mazi ukamutama akantu n'ubundi sha tuzaba duhura. Ndabona ntago bigeze mbere wanjye n'azana zahindura ubu ngubu noneho ndabona akayishimiriza ako ubwo niyo nabyemera. Ndabona n'ubundi n'abandi baza kuhasohokera hasanga bizana benshi ubu n'azahaza n'abantu nigendere nabi kureba Alo. Ubu mwayifashe urabizi ubu ngubu rero ukuntu bimeze. Ubu ngubu mugomba kuyinzanira aha boro aho twavuganye. 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 Ubu ngubu mugomba
mugahita mumungezaho vana bwangu, ubundi ngahita mpamagara wa mukuru we mwabonye. Mugire vana bwangu mumunzanire. Ariko akazi mugatunganye vuba vuba, nabonye ari akazi mwigeze kwica rimwe kandi mwabonye ko byarira. Ko numva kari gutaka cyane se. Mukazane none turabe tugatera ubwoba rimwe. Kazane vana bwangu. Yes. Gatebutse. Baba ariko ko nabonye banzanira kiriya cyana bakama nimero z'uriya mutipe mukuru we uri wamuhamagara twamenyana none akandamo n'ibiceri n'ubundi ko nashimusi cyana cye niyabyaho ndi bukivanemo kiko
umutima n'amaso. Numvishije ibyo bintu barabigura cyane kandi mfite n'abantu babigura buriya ngiye mura n'abakire benshi. Ayaya aka gakabutura rero hari n'igihe yama nka miliyoni 5 nkanamutama agakabutura. Aro umeze ute se mwana? Sawa. Hanyuma ko numvishe umwana ambwira ngo wari umwoheje ngo ajye gutunganya ibinuze nyine. Niko byari bigenze nari yaravuye mu cyaro umwohereje mu rugo ngo abajya gukora imirimo yo mu rugo. Noneho urabizi se? Gusa uratekereza ko ageze mu rugo? Yose yaba yabujijwe nande ko nzi ko namwohereje kandi inzira ari nziza. Ntago uzi ko si ibisambo bibahora. Kereka hari ibindi bintu byahabaye ariko nzi ko ziranzira ari zo duca ari nziza. Rero muri bisambo ubu ngubu byageze. Ibisambo byadutse muri kariya kayira yacagamo. None se wowe tuvugana urinde ko ntabashije kukumenya ubundi? Ubu ngiye rero nitwa Mike. Igisambo gikuru. Ubundi nizeye yuko wose witondera. Nanjye nitwa Mr. K. Shawari Mr. K. Umuvuga zina neza nagagambe nabo mwumvishe kuko ngiye nkunda kuba nziranye n'ibisambo byinshi. None se ndashaka kumenya uwo mwana kuko yashimuswe. Shimutwa gusasa. None se umwamushimutiye? Twamushimutiye? Nishyamba ryahandi nyine. What ibirisi? Twahise tumushimuta twamuteye imiti yo kumusinziriza ubu ngubu yasinziriye. Cyangwa mo murambeshye? Ngo turakubeshya. We! Wanzanira icyo cyanara. We va hano petit. Ngo nago tumufite. Nago nabyizera ko mumufite. Basha petit wowe usubiye harahirya. Uyu mupeti ndaje mumwumvisha uko. Uwo niwe ndi kumva se? Nago uri kumwumva neza se? Nago nabyizera mumpe tuvugana. Mugwese mu bigenda biti giye umuntu nashimuse wese. Uzi ukuntu bigomba kugera noneho? Numva kano gapeti kawe gafite n'amashagaga. Nutinda kuzana amafaranga ngiye kukubwira. Urasana kavanyemo impyiki imweyo. Murashaka amafaranga angana iki? Ko numva ko udafite n'ubwobara. Ubwoba bwo nago nabura kuvugira kuri murumuna wanjye ariko nago nabyizera ntaramubona. Utajya umukunda neza cyane wasanga ajya nakubangamira. Nago nabyizera neza ntaramubona. Uraza kumubona bura yavuyemo impyiki imwe atakiri kugenda neza nibwo ubuze kubimenya neza. Mumubabarire rwose amafaranga mushaka yose ndayabaha. Uzi ibintu noneho ngiye amafaranga uri bume ni miliyoni 12. Miliyoni 12. Miliyoni 12 mumbabarire ba boss nago zaboneka. Mfasha ugurishe na bwa busambu bwose bw'iwanyu cyane imba ufite naso. Ndikumva? Mubwira yitazano tuvugane. Cyambaze mucu umutwe mubazane noneho n'amaso atarimo. Rwose mutubarire na papa namuhamagara akahagera ariko tukabona murumuna wacu ari muzima. Sawa rero mugomba kumuzana vana bwawe. Sawa nari. Muze duhure nyine kuri ka gashyamba. Hahandi hameze nkaho hari inuze nyine. Kuri mwica umucuritse nyine. Nawe urahazi. Nari bireka tugire mpamagare papa ndebe. Niho turi buze guhurira. Gira vuba rero utebuke vana bwangu. Sawa nari. Ngo murumuna wanjye bamushimye. Ibyo bisambo se nicaye none. Nanjye ntabwo mbizi wambwiye ngo duhurire kuri ka gashyamba ko bita mwica umucuritse. Mwica umucuritse. Ubwo se nawe ntibagutwarara. Nanjye niho ndi kujya ahubwo vuye tujyane tujye kureba ukuntu biziza kugenda. Reka nkwerekeze. Ndashaka kureba uwo mwana ukuntu ibintu bimeze. Sawa. Ese uwo mwana muramufitera? Natwe reka tuze tuharebe wenda wasanga mutari kutubeshya. Babizi se mwahura. Apfa bagasinzirije. Ariko munarebye nabi kapata. Mwana wacu tubona. Amafaranga yose mushaka amafaranga yose mushaka turaba ariko umwana wacu tumubona ari muzima. Akoko mbona ufite amafaranga sha. Nyine naringiye gutema agatoki. Nereza hano. Kira rwose. Twege n'imbunda twatuyifasha kuzamura umuhoro. Umva rero ukuntu bimeze. Nimba mufite amafaranga ngiye kukubwira nimero.
kumva nimara kukubwira nimero urahita uyuzuza ariko nanone ukuntu bigiye kugenda uramutse ugiye ugahamagara polisi ariko kuko igihugu cyacu kibyinjiramo kandi tweke iyo polisi iramutse ibyivanzemo hari igihe twigirira nabi twebwe ntabwo twahamagara polisi ntabwo twabikora rwose turashaka umwana gusa iyo amafaranga si uyazi nimba uyazi rero ino fone nari nayatse umwana wanyu si yari iyawe ndabibona rwose yari iyanjye akirayo nkubwiye nimero yohereze kuko n'ubundi mfite rwose 0 karindwi kabiri 9 4 karindwi kabiri 9 4 wayohereza n'amafaranga ako si ubundi wari uyafiteho buriya ra amafaranga yo rwose niyo atabaho twanayiguriza ariko umwana wacu ari muto ndabona ashaka mujya mufite nimba mwoheje 12 ntayabonye we peti dore mukuru wawe yaje kukureba kuko wamunanye umwana wacu twishimiye kumubona ari muto urakoze ariko ibintu uwo mwuga ntabwo ari byo umwuga si mutazongera rwose ibyo ntabwo kununze umeze ute se akazi ariko noneho kagenze neza mwana agatumutse uyu munsi nanone rero ndikumva hari igihe twakongera tugakora umuti mukongera mukashimutira ikindi cyakuntu muganga igenda ikibazo rwose we turakora n'utugomba uzise buri muntu ugiye kumutaka miliyoni murabizi yuko umuntu nk'uriya agiye ungenera ubwoba birenze we ariko kandi urabizi yuko umuntu nuza aramutse yizanishijemo ibintu bya ntuzi ariko se uzi ko namuciye miliyoni 12 urumva yuko iyo muciye miliyoni 12 10 ziba ari izawe oya bosi boke yabaye 12 uri kumva reka twabitwara kubera iki twabitwara ahubwo twakihagarara tukakurwanya nawe tukayakora mundwanya ko fone se nayifite hano murayavana heza twagushimuta nawe mushimuta ariko muzi yuko mushaka gukinisha ikiyebe gikuru duhembe itana gahoro tuza natwe dufite imbunda njye zanjye ziri mu bibiko twagufatira ariko nanone ngiye kubakubita mwese duhora iki mwese ngiye kubakubita ahubwo waba washatse gukubita duha amafaranga shyira hasi umuhoro mbere ushyira hasi bose nimba wishera mbanze nziga mama tatuze tukwere bose duha amafaranga tugufatane intwaro yawe uradwaya uradwaya